ko nta mwimerere ubugifite. Ururimi kavukire rero ni umuyoboro w'umuco, kandi buri wese agira umuco aturukamo, ahura n'abandi ari uwari we wo mu muco uyu n'uyu. Kumenya ururimi kavukire ni ukumenya umuco wawe, bikaba kwimenya no kumenya amateka yawe. Ururimi nirwo rutanga izina. Natanze ingero hano, iyo bavuga ngo Latin America cyangwa Amerique Latine, burya iyo Latine ntabwo si ikindi ni ururimi. Ni ururimi, nuko Amerika y'Epfo ivuga Igispanyol n'Igiportugais, hanyuma ugasanga izo ndimi zombi nizo muri souche latine, bakabita Latine nyine kubera linguistique. Anglo-Saxon nabyo ndibaza ko aho ngaho. Muzi ko natwe batwita les Bantu. Les Bantu rero hariho abanibeshya bagashaka kubigira uko bitari, ariko Bantu ni terme linguistique. No kuvuga ni ururimi rwatanze iryo zina, kuko ururimi indimi zivugwa aho ngaho zahurije ku kwita umuntu nyine, cyangwa mu bwinshi Bantu, bafata aho ngaho kumva ko ari terme linguistique. Ni umuco rero urimo ubukungu n'ubumenyi, byose bigatambutswa n'ururimi. Ururimi kavukire ruhuza nyirarwo n'abakurambere, kuko twese twasanze mu rurimi rwacu hari ibyavuzwe n'abatubanjirije, n'amagambo dufite ntabwo ari twahimbye ubu ngubu, hagenda haza amandi, ariko amenshi tuyakura ku bakurambere. Usanga turahurira n'abakurambere mu rurimi rwacu. Kurumenya byorohera nyirubwite, kuko aba yisangamo, agasangamo n'inyungu, zaba inyungu zifatika cyangwa inyungu navuga zo kubaho, ibyo umuntu yakwita ko les intérêts existentiels. Kumva hari aho uhurira n'abakubyaye n'ababyaye abakubyaye, ni inyungu zikomeye. Umuntu ashobora kurahura iby'ahandi akarukungahaza, amagambo y'ahandi akarukungahaza, cyangwa se n'ibyo muri urwo rurimi bikaba byajyanwa no mu zindi ndimi. Iyo dukora ubushakashatsi twandika ibitabo bisabwa n'amashuri, ubushakashatsi wakoze bukwemerera yuko ijambo ubona utavana mu mwimerere warwo mu rurimi wabikuyemo, urirekera uko riri ukabisobanura. Ibyo rero nabyo biremewe. Umuhanga wo mu byiga ndimi tuzi abenshi witwa Ferdinand de Saussure, avuga ko umuco utera imbere, avuga ko uko umuco utera imbere ni nako ba nyiri umuco bahitamo mu zo basanganywe, bagahitamo ururimi banyuzamo ibifitiye akamaro igihugu. Ibihugu byinshi biteye imbere ni bikeya n'abanzi bya bidafite ururimi rwabyo gakondo. Ntabwo bajya gushaka ururimi rw'ahandi, kuko ibyo bintu bishobora kwitwa iby'ahandi. Ni muri cya gitabo cye cya Cours de linguistique générale cyasohotse 1972. Undi muhanga mu bumenyamuntu niga ndimi wo hambere, Edward Sapir, yavugaga ko gukoresha ururimi rudafite aho ruhuriye n'umuco wawe, ururimi rudafite aho ruhuriye n'umuco wawe, umuco wawe uvuga ibyawe n'iby'igihugu cyawe, biba ari amaburakindi. Ntacyo rutanga cy'umwimerere wa nyakuvuga cyangwa nyakwandika. Urwo rurimi mu rurimi rw'Igifaransa abahinduye, kuko we yanditse mu Cyongereza, babyita yuko urwo rurimi ruba ari une langue artificielle. Nabuze uko bivuga neza, ariko ni ururimi nyine ruvuga rutavuze, cyangwa se rugasa n'urwomekana. Noneho rero narindi muri rusange ngiye kujya mu Kinyarwanda. Ikinyarwanda kukimenya bimaze iki, bitumariye iki?
ubuhanzi buvanganzo mu rurimi kavukire niho bwisanzura. Mu rurimi kavukire uhanga mu rurimi kavukire cyangwa se icyo hanze akakivuga mu rurimi kavukire, mu buvanganzo niho ubwiza navuga bwisanzura, niho usanga ubwiza bw'inganzo. Uramutse kuko ururimi rwacu kavukire ubu n'ururimi dutekerezamo, ni n'ururimi ruzamo rero inganzo. Ubwiza bw'inganzo rero buza muri urwo rurimi. Mu Kinyarwanda ubwiza bw'ibisigo, ubwiza bw'imisango, ubwiza bw'amahamba, bw'uturingushyo niho bikuryohera. Urumva cyewe nahereye mu nyungu zidafatika mu bijyanye n'imibereho. Mu rundi rurimi ushobora kubyumva ariko nturyoherwa. Nafashe hano urugero, hari igitabo Professeur Nsengimana Joseph yanditse muri za 87 ariho avuga Musenyeri Alexis Kagame, avuga ibyo yakoze. Nza gufatamo akantu kamwe Matabaro yagiye mu Budage. Matabaro mujya mumwumva, yagiye mu Budage aganira na Hitler. Ni ibintu Kagame yashyiraga mu buvanganzo bwe. Noneho ngo Hitler aramubaza ngo mbwira iby'igihugu cyawe kimeze gite. Nafashemo akantu kamwe yavuze ibintu byiza wumva biryoheye amatwi y'Ikinyarwanda, ariko kubyumva utari mu Kinyarwanda biragoye. Reka mbabwire uko yavuze. Matabaro yaramubwiye ngo aho ngaho mu Rwanda nyine, ibirunga bitumburuka mu bicu biragira inkiko z'ahandi kandi bikarutanya n'amahanga adahuje ibico narwo. Murumva bitaryoshye? Ndeka bisubiremo. Ibirunga bitumburuka mu bicu biragira inkiko z'ahandi kandi bikarutanya n'amahanga adahuje imico narwo. Ni Matabaro wabibwiraga Hitler ashaka kumubwira ubwiza bw'u Rwanda n'ibirunga byarwo. Noneho Nsengimana, Professor Nsengimana w'umuhanga wagerageje kubihindura neza, arabihindura neza ariko kumva uburyohe wabugarura mu Kinyarwanda. Yaravuze ngo des volcans qui émergent des nuages constituent pour le Rwanda à la fois des places fortes contre l'étranger et des frontières naturelles. Murumva bitaryoshye munsi gato y'Ikinyarwanda. Harimo utuntu twinshi cyane ubona niyo wafata nk'indyohesha birayi, buryo uyishyize mu Gifaransa ushobora kurangiza umuvugo wose udasetse, ariko ari mu Kinyarwanda ntiwabura guseka, ntiwabura no kuburyoherwa n'iyo nganzo. Ni muri cya gitabo cye mbona cyanditse hariya, no mu myemerere rero urushaho kumva iby'Imana mu Kinyarwanda iyo uri umunyarwanda. Kera twavugaga Mungu, ariko muzi ibitwenge byabaga iyo abantu babaga bavuze nka Mungu ku muntu. Hariho abavugaga Mungu kubera iki Mungu, babayitiranya ni Mungu cyangwa niki. Nyagasani, Uwiteka. Iyo usenga wumva wegereye usenga kuruta uko twari dufite nka Mungu, Seigneur yawe. Ucyo gihe wumva ari Imana idafita ikipfana n'u Rwanda. Kumenya rero ururimi gakondo binajyana no kumenya imico, imigirire n'imyifatire ya buri munsi by'igihugu, kumenya igihe bavuga n'igihe baceceka. Ibi ngibi nabivanye kwa Professeur Nkusi. Hari ibyo yavuze, article yavuze ya dire et non pas dire au Rwanda, muri ngirango ni 83 ariko byasohotse muri 87. Ururimi ruguha nuko wifata. Ururimi hari igihe hari aho Nkusi araho Professor Nkusi yavuze ngo iyo uramutse uvuze igihe wagomba guceceka, ubwo ntubuvuze Ikinyarwanda. Na kantu keza kuko biguha
biguha icyo uko witwara n'imyitwarire. Impaka rero, impaka nshoje cyangwa impaka ariko nziza zo kugira ngo tugire ibyo tubunguranaho ibitekerezo. Impaka nizi dufite abanyarwanda bavukiye mu mahanga, bamenyeye ubwenge mu mahanga, iwabo bakavuga akanyarwanda gake, mu mazu arera abana bato byo bita crèche mu gifaransa, bakavuga ururimi rwaho bari. Abo bantu biyumva bate? Ahari hano barahari, bariyumva bate? Ese ubwo kavukire yabo izabiye? Abari mu Rwanda hariho abashaka ko abana babo babintyoza mu rurimi rw'amahanga, ni byiza. Hari ubwo bakora ibishoboka kugira ngo bavugishe gusa abana babo muri urwo rurimi. Abo bana biyumva bati iyo bakuze, niba bari hano bazi kutubwira. Ese kutamenya gakondo bibafite bihe ngaruka? Kutubwira. Noneho rero ingingo ya kabiri nshaka kuvugaho rero gusoza, umuyoboro wihutisha iterambere. Ikinyarwanda nk'umuyoboro wihutisha iterambere. Mu gitabo cyitwa Inkingi z'umuco w'u Rwanda wihutisha iterambere, cyanditswe n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, bavuga ko iterambere ari inzira irangwa n'impinduka zihoraho mu mibereho y'abenegihugu ziterwa n'uburyo bakoresha umutungo wabo n'uw'igihugu mu gihe runaka. Cyo ni igice gitoya. Bakavuga rero ko iterambere rigaragarira mu ngeri zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Ku rupapuro rwa 4, inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yagaragaje aho umuco uhurira n'iterambere muri aya magambo igira iti: iterambere n'umuco bihurira mu buzima bw'abantu. Umuco ni igicumbi cyangwa igicaniro kimurikira bene gihugu mu mpinduramatwara zigamije iterambere, niko icyo gitabo kitubwira. Haba rero hari iterambere igihe hari ubwiyongere bw'imico myiza mu bantu. Mwumve ko iterambere rijyaho rihurira n'imico myiza. Iyo abantu bavuga rumwe, ubwumvane buroroha, kujya inama biroroha, baba baziranye by'ukuri, gukorana rero biroroha. Abakorana rero bakora byinshi mu gihe gito. Abajya inama mu buryo buhoraho kuko bumvikana, iterambere rirashoboka. Noneho rero iyo ururimi gakondo, iyo ari ururimi gakondo, ukumva niko nshaka kuvuga, ukumva kuba kuri ku gipimo cyo hejuru. Iyo wumva ku gipimo cyo hejuru, no kuvuga yuko n'ibyo uzakora uzabikora ku gipimo cyo hejuru nabyo. Ururimi rw'amahanga umuntu aba rufitemo ubukererwe. Ubu twese tufite urundi rurimi tuvuga, ariko urwo rurimi dushobora kurujya imbere y'abantu tukaruvuga neza, nyamara inyuma yo kuruvuga neza haba harimo ubukererwe, kuko uba wararutangiye hari uwaruvukiyemo. Hagati yo kurwiga no kurumenya n'igihe undi yarutangiriye, uwo mwanya urimo uba ari ubukererwe. Ubwo bukererwe rero bugaragarira no mu bindi. Ururimi rw'amahanga umuntu aba afitemo ubukererwe, ugasanga iteka n'uri inyuma y'uwaruvukiyemo, akarukuriramo, akarwigamo, akarukoramo. Ujya kugira icyo uvumbuye ugasanga hari undi wakivumbuye mbere yawe, kuko nyine harimo bwa bukererwe. Ugasanga abandi icyo warugezeho bakibonye kera, kuko ururimi rufite uruhare runini mu guserura ibitekerezo. Ururimi ruserura ibitekerezo, rugaserura n'inganzo yahanga. Ubwo bukererwe rero buheraho, ariko bukanagukurikirana no mu mikorere no mu mirangirize y'imirimo yabo. Iterambere ry'igihugu rihera kuri buri wese, rihera mu muryango, aho buri wese atangirira kuvuga. Iyo buri wese afite ibyibanze byankenerwa, aba afite iterambere. Iyo afite ibimutunga, afite amazi, akaba afite amashanyarazi, iyo umuntu yuzuza inshingano ze kandi agahabwa uburenganzira akwiye,
abafite iterambere. Iterambere rirambye rero bimaze kugaragara ko ari rivoma ibisubizo mu muco wa bene gihugu. Ingero dufite intiti Tereza yazivuze ni ibihugu byo muri Aziya y'Amajyepfo. Ururimi rero ruba ari umuyoboro w'umuco kandi ubukungu bwiza bushinze imizi mu muco. Kumvikana bitabaye ku gipimo cyo hejuru ntabwo kwihuta mu by'ubukungu biba bigishobotse. Ikinyarwanda rero n'iterambere, Ikinyarwanda kidufashije gite mu iterambere ryacu? Ni byinshi ngira ngo babwira ngo abatari babona icyo gitabo cya cy'inteko nyarwanda ururimi n'umuco bazakishake, bazakibona, cyitwa Inkingi z'umuco w'u Rwanda zihutisha iterambere. Ururimi kavukire rw'Abanyarwanda rwabaye isoko y'amagambo yubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. By'ukuri usanga mu ndirimbo z'Abanyarwanda zo hambere turacyafite indirimbo zo mu kinyejana cya 18, 19. Izo uriya mugabo yahoze asubiramo si umwimerere we, ni indirimbo twasanganye ba Rujindiri, ba Sebatunzi, nabo barazikuye kwa base na basekuru. Mu mvugo isanzwe no mu mvugo ijimije, iyo tuvuga tuti bana b'u Rwanda biraturyohera. Iyo tuvuga tuti ijabo ryawe riduha ijambo, twe tugira amahirwe ko indirimbo yubahiriza igihugu mu rurimi rwacu. Ariko ugiye hakurya nk'hano muri Kongo cyangwa se ukajya mu bindi bihugu byinshi byo mu Afurika y'Uburengerazuba, uzasanga indirimbo zubahiriza ibihugu byabo ziri mu Gifaransa, ahandi mu Cyongereza, bikubahiriza igihugu ariko mu rurimi rutari rw'igihugu. Urumva ko ari ukwivuguruza. Igihe hariho amacakubiri igihe hariho amacakubiri mu Rwanda, Ikinyarwanda nicyo cyasigaye ari ikimenyetso kidacibwamo kabiri. Nicyo cyasigaye kidashobora kuba igihutu, igitutsi cyangwa ikizungu cyangwa iki. Cyakomeje kuba Ikinyarwanda. Indangagaciro zifasha umunyarwanda iyo zivuye mu muco, umunyarwanda kazumva mu rurimi rwe kavukire biramubangukira kuzishyira mu bikorwa. Ikinyarwanda kinatanga umusanzu mu ruhando rw'izindi ndimi, kuko hari ibyavuye mu Kinyarwanda bijyanwa n'ahandi. Ingero mu butabera hari gacaca, uzayisanga mu rurimi rw'Igifaransa. Ntabwo bagerageza kuvuga yuko ari ngira ngo niba ari justice populaire cyangwa iki, ariko bahitamo kuvuga gacaca mu Cyongereza, mu Gifaransa no mu zindi ndimi. Mu bukerarugendo kwita izina, ushyize kwita izina muri Google ubisanga ahantu hose. Mu miyoborere hari imihigo nayo natangajwe no kwibona ahantu henshi hatandukanye. Ni ukuvuga yuko ibyo byose ni amagambo y'Ikinyarwanda. Mu bukungu gira inka ndibaza yuko iri hafi kugera muri Afurika yose. Umuganda nawe nuko. Impaka rero, ururimi na politiki niho nabonye hashobora kuba impaka, ariko nasanze atari muri politiki gusa. Hari amagambo meza umuntu akoresha yigengesera kuko yakoreshejwe nabi muri politiki. Urugero nk'interahamwe n'ijambo ryiza, ariko biragoye ko tuzarigumana mu Kinyarwanda nk'uko twari turifite. Rizagumamo ariko rise nirigira ikindi. Gukora, ubu dusigaye tuvuga gukora ariko ukavuga icyo ukora, kuko gukora ushobora kumva ari nko gutema nk'umuntu. Ariko si mu Kinyarwanda gusa, no mu Kidage nyirango iyo uvuze Führer ni mutware, no mutware. Ariko Führer yari Hitler kuko niwe wari umutware, ubu ntawe ubikinije. Ariko naje no gusanga atari no muri politiki gusa, nko muri gatigisimu cyangwa muyobokamana, umuntu akwise Rusiferi mwavugana nabi cyane. Ariko Rusiferi ubundi bivuga intwara rumuri, ni yari umutware w'abamarayika wabaye nabi, witwaye nabi.
umuntu akwise Luciferi umva ni cyane. Impaka rero zaba nkaho ngaho cyangwa se zikaba n'ahandi. Nkaba mbashimiye umwanya nahawe, nibyo nashobora kubagezaho, ibindi turabijyaho impaka. Nasabaga Bwana Gatera Augustine ngo adutubwire ibijyanye n'imikoreshereze n'imyigishirize y'Ikinyarwanda, kuko ubu ni ikibazo abantu benshi bibaza. Murakoze. Murakoze cyane musangiza w'amagambo.